mbahaye ikaze abantu mwese mwakoze subscribe kuri iyi channel. Nizere ko meze neza cyane, nanjye meze neza, murabibona ndishimye. Reka mbanze mbabaza abantu munkurikiye. Hari umuntu wari waguhamagara akakubwira ko agukunda? Uyu munsi ndi kumwe n'umuntu wambwiye ko ankunda. Hari umuntu wampamagaye ambwira ko ankunda, ariko mana numva ndishimye, mpita mvuga ngo noneho uzaze hano udusure tubonane tumenyane, dukomeze tunakundane. Mujye muhamagara mumbwire ko munkunda kandi munshyigikira mukora subscribe kuri iyi channel kugira ngo ibiganiro byanjye ndetse n'abatumirwa mafite bagiye batandukanye mugende mubireba kandi dufatanyiriza hamwe twese kuzamura umuryango nyarwanda. Hanyuma reka atangire atwibwira. Akoze nitwigire iwabo Josiane, mvuka mu karere ka Kamonyi, ndi umufemeri w'umwana umwe w'umukobwa. Yego. Umwana wangana gute? Afite imyaka 12. Yego komana. 12 yose? Ariga mu wa gatandatu agiye gukora icya leta. Hanyuma ni wowe muntu wampamagaye ukambwira ko unkunda. Wankundiye iki? Nagukundiye ko mbona ukora ibiganiro neza, kandi nawe nkabona uri umuntu ushobora gukunda abantu. Nakurikiye nyine ibiganiro byawe kuri YouTube channel yawe, numva ndagukunze, sibyo hirya sibyo hino. Sinari biherutse umuntu umbwira ko nkunda n'ukuri pe, numvisha bintangaje kuba umuntu yahamagara akambwira ngo ndagukunda tutaziranye, kuko ukumubonye nanjye n'ubwa mbere namubonye, ariko nyine namwe mumukunde namwe munkunde, mbese urukundo rwogere. Gusa nishimiye kubana namwe, nukuri ndabyishimiye, mbifurije amahoro y'Imana. Ayo mahoro nukuri adusesekareho n'abantu badukurikiye, namwe ayo mahoro abagereho. Hanyuma Josia, utubwiye ko uri umufiyemere. Umuntu akureba gutya arabona ukiri umuntu mutoya, bishoboke ko wabyaye kare, sibyo? Hanyuma byakugendekeye gute? Ndagira ngo uduciremo make, udusangize urwo rugendo. Ese ukimara kumenya ko utwite byagenze gute? Wabaga mu rugo, wenda mu rugo byagenze gute? Ese barabyakiriye, bumvisha ari ibintu bisanzwe cyangwa bumvisha ari nk'igikuba? Aho wabaga mu muryango babyakiriye gute mbere na mbere? Ubundi ntabwo nari muto cyane ku buryo navuga ngo nari mutoya. Iyo ufite imyaka y'ubukure urengeje imyaka 18 uri umuntu mukuru, wakagombye no kuba wakikavaringa mu bibazo byose uhuye nabyo. Nari mfite n'akazi icyo gihe, hari umubosi umwe nacururizaga nyine, na se w'umwana sinatinya no kubivuga. Uwo se w'umwana wakoreraga? Yego. Namucururizaga botike hariya Kamonyi. Ubwo ngubwo rero naje kwisanga nyine gutyo, byagenze gutyo natwise. Akazi gatangira kunanira, akazi gatangira kunca. Wabimenye gute kutwite? Kubimenya. Wabimenye nk'inda igeze igihe kingana gute? Kubera ko buriya hari igihe umuntu atwita ntahita abimenya ako kanya, ugasanga bimenya ari nk'amezi 2, 3 gutyo. Ntago haciyeho igihe kinini. Mu kwezi kumwe natangiye kuzajya nkarwaragurika. Hajye tubwiye ko umwana afite imyaka ingahe? 12. Utangiye kubyibagirwa. Imyaka 12 ni myinshi. Namubyaye 2014. Ubwo ngubwo nkumva ari ibintu by'impinduka bigenda bihinduka mu mubiri wanjye. Akazi kakananira, ubwo naje gufata umwanzuro nyine wo kuba najya hehe kwa muganga. Ngo ujye kwisuzumisha. Wagiye utekereza ko waba utwite cyangwa wagiye kwisuzumisha bisanzwe wumva urwaye? Aravuga ngo reka ngende nisuzumisha ndebe ko ndwaye. Byose narabiteganyaga, kuko nari meze nk'umuntu urwaye malaria, utengurwa. Yego. Ariko sinabitekerezaga neza,
ariko nanone karimo kubita hagati ubwo nari mbufite nabwo naragiye nyine njya kwa muganga hariya kuri centre de santé yo ku Kamonyi tugenda mbwira muganga nyine ikibazo mfite nkorera ibizame byose bibaho ko nari ndembye cyane ko nararwaye mpera mu nzu nta muntu n'umwe unyitayeho botike narayifunze ubwo byaje kurangira muganga nkorera ibizame arambwira ngo uratwite igitema kirakubita kwiyakira byarananiye ni ukuri ndakomeza ndarwaragurika ubwo ngubwo nibwo nabonye no mu kazi k'abandi ndi kukica ndafata iya mbere nditahira. Ugeze ubibwira uwo mu bosi wamugeze umubwira ko utwite? Oya narabimubwiye nta kintu we byari bimubwiye yarambwiye ngo ni njyewe mfite igisubizo ubuzima bwawe. Hashize nk'icyumweru kimwe arambwira ngo agiye kunzanira imiti ngo tuyikuremo. Yego urabyanga. Ndamubwira rero urabizi ko ntigeze gusaba ko turyamana nta n'urukundo twari dufitanye. Arangije arambwira ati okay nimba utemera ko tuyikuramo ubwo uzabyimenyera. Ndamwihorera ese ndababara nyine maze kubabara tanitahira. Ngeze mu rugo mbibwira mama arisaza. Ndumvikana. Mama yarisajije ariko nubwo yisajije yaranabizi na mbere hose ko nyine azigera nshaka ngo mbyare. Ngo kubera iki? Narabimubwiye kandi naga ibintu bahoraga mukorera. Byari bikomeye ati nimba ari ibi ngibi byo by'abagabo nimba ari ukabagabo bageze nawe nzashaka. Gusa nubwo wenda yamemukiye ariko ku rundi ruhande biranshimisha ko wenda nari no kuzapfa nta mwana utabyaye kubera ko wari warafashe umwanzuro ko abagabo rwose nari narafashe umwanzuro mubi ariko nta nubwo ari na mubi niyo mahitamo yanjye nari mfite. Ubwo mama yarisajije arisaza ndamwihorera. Ubwo ntangira kujya gupimisha inda ikiri ntoya ku buryo byanagenze neza. Batangira no kwa muganga kuzajya bampemba. Baguhemba? Baguhemba kubera iki? Ko natangiye gupimisha hakiri kare. Ubundi abagore benshi bakunda kugenda ari nk'amezi 3 ubwo we wagiye ari ukwezi kumwe mpangana n'ibyo bibazo mama ukabibona ko yarakaye ariko bigeze aho nyuma aza kunyumva. Gusa umwana wanjye kiba atabigenderagamo ko twabanye igihe kinini. Njyewe nari umurokore narasengaga ahantu hose nari. Bivuga ngo mama we yabihuje nuko adasanzwe akuziho ingeso mbi. Izo ngeso mbi ntazo yaranziho. Icyo yaranziho ko ari ugusenga gusa nirirwa mbunga nsenga nta bindi. Bituma bimworohera kumva ko wagwa mu ikosa. Nta nubwo ikosa yaringeretseho ahubwo yarigeretseho kuri uwo mugabo ko n'undi basanzwe bamuzi. Ntashobora kuguha akazi atagusambanyije reka ariko mbivuga. Ariko njyewe byabaye nyuma. Natangiye akazi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2014. Yego mu kwa kabiri mu kwa kabiri umaze ukwezi kumwe. Mu kwa kabiri tariki 15 wakoze iminsi ngahe wamaze ukwezi kumwe wahita gutera inda. Ubu utangiye kurwara ubwo ni amezi 2 wakozeyo. Mu kwa kabiri ni ku itariki 15 nibwo ibyo byose byabaye. Urakibuka n'amatariki? Nimba ari ibintu nakibagira. Amatariki mabi ntiyibagirana. Umva ubwo ngubwo cyakoze umwana mwitaho mu nda ko bishoboka. Nanjye nitaho ariko nyine bikanga. Sinabashaga kurya. Naryaga ku gitsure cya mama.
mbaga nta n'ikintu nshaka. inda yakuguye nabi ku buryo mbaga nta peti. Gusa byaje kugera hagati nabona n'agahinda abavandimwe nabo bashaka kuntera. Bo ntabwo babyumvisha. Yego. Bivuga ngo mama we yarabyumvaga ariko abo muvindimwe bo ntibabyumve bakagutoteza. Yego. Akazi mu rugo batangira gukamparira ko mu rugo. Nafite imbaraga ariko nkihangana. Kwihangana. Ariko umwana ndamubyara, maze kumubyara njya kwa muganga, mama aramerekeza. Imana iranamfasha mubyara neza. Ntibakubaga. Yego. Ariko nayimazeho igihe kinini. Ariko ndashima Imana ko ntapfuye ngo n'umwana apfe. Mbese waracyumvishe cyanyacyo? Shana naracyumvishe ariko ntangira guhura n'urugamba umwana amaze kuvuka. Ese waramubwiye ko wabyaye? Yarakinyitaba se kuri telefone. Yaratakye kwitaba. Ariko mutuye mu gace kamwe byanga bikunda amakuru yarayamenye. Arabizi ko sister wanjye baraturanye. Kuko nako kazi njya kukajya abona umugabo wa sister akandaniye. Ako naketse yuko n'ubundi bari bafite gahunda zabo bari barapanze sinzi. Bari babiziranye hose? Niko mbikeka. Akaba se yaramuguhaye abifitemo izihe nyungu? Yarakugurishije? Ntago mbizi ngewe gusa naramurakariye. Ariko ibyo biza no gushira nkomeza guhura n'urugamba rwo kurera. Umwana ndamurera. Umwana mwereka urukundo ari uruhinja. Imana iranankundira ntiyandushya. Umwana ambera umwana. Ariko Darire nanjye nta kintu namushinze. Ubwo ngubwo byarangiye agenda kurakura, nanjye ibyo nshoboye nkagenda nkajya mu misiri y'abantu cyangwa umwana mubonera igikoma. Mama nawe ayabonye akagura igikoma akadutekera iyo sombe. Yarabyakiresha. Nimba ari umuntu wabayeho neza mbyara. Josiane wabyaye? Nabayeho neza, nari imeze neza. Ariko mama yaje kugera aho nyine arabyakira. Ubakunda umwana wanjye. Ubwo amaze no gukura rwose. Ku mana. Ubu aravuga ngo nubwo wagira ute, nubwo wampa ibya mirenge bingana gute, ntabwo namuguha. Mwana w'imyaka 12 bari mukuru. Ejo bundi nanabaje ngaruko mama ngo umwana wanjye ngo ubona ameze ate? Umwana wawe si umwana wawe waramubyaye. Yabaye umwana. Mama basigaye bamukunda. Baramukunda. Nabo bavandimwe bawe ubu nta kibazo. Nta muvandimwe ujya unkubitira umwana. Mama hari. Mama ntiyakumukubita. Nawe ntabwo yipepeje ngo yigire idebe. None se ko mutuye mu gace kamwe n'uwo papa we ntabwo ageze amukubazaho umwana ko amaze kuba mukuru? Amumbazaho se ntabwo yabikora. Gusa nibwo naje kugira umujinya njya kumurega. Hari ukuntu uyu mwana amaze kuba mukuru atangira kukubaza utubazo, wenda akaba yakubaza papa wanjye se abahe ninde, ibintu nk'ibyo. Darire nayo yarabimbajije bitari na rimwe bitari na kabiri. Ukamusubiza iki? Aranamuzi. Oya. Iyo yagiye kwa nyina wabo. Kuri uwo mukuru wawe. Isa aramubona. Hari n'igihe twigeze kujyayo. Bivuga ngo baraziranye, umwana n'umubyeyi baraziranye. Tubasanga ku muhanda. Twabasanze ku muhanda. Turabasuhuza. Konye se ngeze musuhuza. Ariko umwana ajye umureka agenda asuhuza papa we nta kibazo. Aragenda aramuyambira. Urumva? Uko bari baranamumweretse ari uruhinja, ari mutoya, atari yagira imyaka. Icyo gihe yari ari mu myaka yendaga guhabwa Eucharistia. Imyaka 7. Yego. Ariko nyuma nza kumubwira ati ntuzongere kumbaza papa wawe. Waramubonye? Waramubonye kandi yaranakwanze. Arabizi neza ko yamwanze. Nta nubwo ariko ntacyo akabaza isura ye. Aramunzi. Aranasa.
barasa barasa na papa we. basa noneho n'abavandimwe be. Eh. Ariko namubwira ati ntuzongere kumumbaza, umenya ko ari njyewe mama wawe, umenye ko ari njye papa wawe, kakumenye ko ari mama wawe. Yajyaga yifata akabwira musaza wanjye kandi nawe afite umwana bangana, we yarashatse musaza wanjye, ajya amubwira ngo papa yaje, akamwubahiriza akamuha ibyo agomba kumuha nawe nk'umubyeyi. Nimba ari uwo mwenda akawumugurira, nimba ari iyo biswi akayimuzanira, umwana akura nyine azi yuko. Hanyuma uwo se hari ikintu na kimwe yari yamuha? Reka habe ni peso iki wenda niyo agiye kumusuza nta kintu amuha, habe na bombo. Ahubwo yabona tugiye kwasa nk'umwana wanjye mushyire mama murere, nta rugo agira, nta rugo agira, ararufite kugeza avuga kumushyira mama yuko byatamujyana mu bandi bantu, ko nyine bitashoboka mu rugo rwe. Nuko ariko narwanye urugamba ndarurwana ndarutsinda. Umwana atangira kwiga, yagiye kwiga umwana bataramenya kugenda neza, ba nyirarume bakajya bamushyira ku rutugu bakamujyana ku ishuri. Umwana ageze ku ishuri, tica we amubera umubyeyi nawe, kubera uwo tica we ni mukuru wa marene wanjye, nawe akajya amwitaho nk'umwana we. Baba batinze kuza kumutwara akamutahana tukamusanga mu rugo. Ubwo ngubwo umwana ariga primaire, ariga garidiyene, yayirangije afite imyaka 3. Imyaka 4 yararangije garidiyene. Yego. Bamubuza ubwo agize 5 bamubuza kujya mu wa mbere, kubera cyari mutoya. Yari afite 5 ndibutse. Bamubuza kujya muri primaire. Bamubujije kujya muri primaire, ndavuga ati rero ntabwo umwana wanjye yajya asigara wenyine, nasubire muri garidiyene ya 3. Uramusibiza? Garidiyene ya 3 yayize 2 kugira ngo ataguma ari mu rugo wenyine. Yego. Ariko umwana garidiyene arongera arayirangije ya 3 ajya mu wa mbere. Umwana atangira kujya abo wa mbere, yaba yatsinzwe akaba uwa 2. Ni umuhanga nka mama we cyangwa papa we? Ntabwo mbizi. Nanjye ntabwo ariko nari umuswa, kuko ntagize amahirwe yo kwiga. Narize ngewe ngarukira mu wa mbere. Mu wa mbere segonderi? Yego. Ariko noneho we ubu ngubu ahageze yiga, bari kumbwira ngo mama, ubu namaze kwizera ko nzajya segonderi, ngo kandi ngo ngewe ngo nzajya muri interine. Bari mu wa 6. Azakora icya leta. Ariko Imana yambereye umubyeyi nayo, yamurinze uburwayi. Yabaye wa mwana utarwaragurika. Yego. Ntiyigeze yambara ubusa mu kazi kanjye nkora, nyine nabikubwiye harya. Hanyuma ubwo akazi waje kukabona ryari? Akazi umwana namusize atangiye mu wa mbere. Mu mbere primaire, afite imyaka 6. Yego. Umusiga mu rugo. Musigira mama. Tubyumvikanaho. Nayo namuga ati rero mama, dore umwana amaze kwigira hejuru, reka ngende njye gushakisha amafaranga. Ambwira ati nta kibazo. Naragiye nanjye nshaka ibyangombwa njya kudepoza nk'abandi bose mu kazi ka security. Batujyana ku ikosi. Ikosi ndarikoze. Urarikora muri kora igihe kingana iki? Amezi 3. Birangora. Bura fande. Foundation. Ikosi urarikora urapasinga. Ariko birangora nkajya nkumbura. Umwana akumbura mama. Uriya mama ndamukunda bye. Umwana nkajya mukumbura, ndetse rimwe na rimwe nkababeshya ngo njye ndirwariye nkataha. Njya kwirebera umwana. Kubera urukumbuzi. Yego.
nibwo byaje kurangira nyine turapasinga baduhereza amafaranga yo kujya gushaka inzu tubamo duhita dutangira akazi gusa nubwo wenda akazi naragatangiye nubwo amafaranga ariko aba ari make abasha kuba yamfasha mu bibazo mfite umwana ntabe yakambara ubusa ntabe yabura isukari ntabe yabura minerivare ntabe yabura ikaye ntabe yabura ikaye ibintu kimwe cyose inkweto nkagerageza nkayimwambika ubwo ngubwo mwitaho uko bishoboka kuko ntabwo nabyinubira kuko ntabwo yigeze ansaba ko ngomba kumubyara kandi nanjye ntabwo nigeze mbisaba ko mubyara wenda wari no gushobora no kuyikuramo kuko nyine se yigusabaga ariko ntabwo wabikoze ntabwo nabikoze naravuze ati uyu ni umuziranenge nubwo wenda byabayeho ariko nta ruhare njye nigeze mbigiramo ngo abe ari njyewe wabyiteye ngo niho byaje kurangira nyine akazi ndagatangira karakomeza nkakoze imyaka myinshi urumva wagatangiye umwana atangiye pima none ari mu wa gatandatu ubwo ni imyaka 6 ndacyakarimo yaba ari umuntu uhembwa kampani yari kumpemba zaguhe ishimwe ry'umukozi witwaye neza naryo baguha ni wowe umazemo igihe cyangwa hari n'abandi mwapasinganye bakirimo hari abavuyemo hagiye gushaka barubatse hari abacitse intege hari n'ukageramo uwo munsi bukarara atashye oya ariko njye ndihangana ndahanyanyaza kubera ko uzi icyo kakumariye nimba se mbasha kwishyura mituweli utagakora mituweli wayishyura gute nayishyura gute kandi nishyura umuryango wanjye wose mvukamo ubwo muri abantu bangahe turi abantu 7 nawe urimo yego ubwo ni wowe n'umwana wawe muri 2 n'abandi 5 abavandimwe banjye nabo bose ukabishyurira n'umwana wa musaza wanjye wapfuye ariko ntagakoze se nabaho gute ni kwa kundi ujya gusabiriza ni kwa kundi ugenda ukaba wajya mu ngeso mbi kugira ngo ukunde ubeho nubwo ntazo nshoboye ntukazishobore kandi buriya baravuga ngo akazi kabi kaguhesha keza utangirira hasi ukagenda uzamuka ntabwo umuntu ahera hejuru ahubwo nyine urwego ruhera hasi ukatangira kuko hasi aka kabiri aka gatatu ukanyura uzamuka esikariye ukazagera ukagera mu bushorishori rero murabyumva ko Josiane ni umuntu ufite aho yavuye ufite n'aho ageze yatangiye atwita atabiteganyije atabipanze ajya mu rugamba rwo kurwana ku mwana we no kumurera ntiyamukuramo nk'uko yabisabwaga aba intwari Josiane uri intwari ni ukuri uri intwari kubera ko abakobwa benshi bakunda kugwa muri icyo kintu yamusaba ngo yikuremo nawe ko yakumva atari tayari kubyara agahita kukayikuramo ariko ubwo butwari rwose bukomeze murumva ko Imana yampaye imbaraga ndashima Imana yampaye imbaraga kuko naravugaga ati aho kugira ngo nkuremo inda najyana nayo twese tukagenda mama akatubura twese ariko Imana ikomeza kumpa imbaraga Imana ikomeza kumpumuriza ndambwira ati mwana wanjye nubwo ibi byabayeho ariko uri uw'agaciro kandi sinzagukoza isoni si Imana itagukorera isoni ngo umwana yambare ubusa iyo nta kintu nashinze Imana urumva wagize umubyeyi mwiza n'abandi babyeyi kandi mama nta kintu namushinza ndamukunda ngo ni ukuri kandi n'abavandimwe banjye ndabakunda ariko wikundira abantu ndabakunda pe sinzi nimba umutima wanjye umeze nk'uw'abandi ariko nkunda abantu ngo ni ukuri bikomeza wikundira abantu hanyuma rero urugendo rwawe numva ari rurerure yego ariko ikiza kirimo ni uko ubu ngubu hari aho wavuye hari n'aho ugeze ni ukuvuga ngo ibibazo wari ufite kiriya gihe ubu ngubu umwana ugifite imyaka 12 aba amaze kuba mukuru hari ibyo aba yararenze
ariko ubu ngubu nimba ukora ukavuga uti ndakora ndera umwana wanjye ngira icyo mugezaho, ubwo nibwo butwari bwa mbere, nibyo shema ryawe. Hanyuma Josiane, ni iki kintu kigeze kikubabaza mu buzima kurenza ibindi, hahandi wababaye? Kimbabaza ibyo byazaza mu kiganiro kindi. Ni ibintu birebire se. Ibyo byazaza mu kiganiro kindi kuko njye nahereye kubabara njye nkiri umwana kivuka. Yego. Ariko ndi umwana avutse ararira, buriya kuvuga ngo ku isi wahageze. Nicyo kiba kimuriza. Kandi ikintu cyambabaje kurusha ibindi ni uko papa atigeze aturera ngo atwiteho. Icyo nacyo ni igikomere kiba mu mutima wanjye. Ubu ngubu arahari se? Ariho? Hariho. Ariko ntabwo aba kwa mama? Ntabwo babana. Baratandukanye? Batandukanye ukiri muto? Ntabwo batandukanye ku bw'amategeko. Bo ubwabo baritandukanyije? N'umupapa nanirana. Uwo akigendera? Akagenda. Undi akagenda nta mpamvu, wenda ari no kubera sinzi uko nabivuganye, ntabyo nzi. Uvuga ngo wamenye ubwenge adahari? Ntabwo umuzi mu rugo? Mu rugo yarahabaga, ariko nubwo yahabaga yasaga nk'utahaba. Mbese nimba mama ari we yatumenyeraga buri kimwe cyose, urumva yarahabaga. Ngo yarahari, ni wa muntu uba uri responsable, nta kintu yitayeho. Ibyo bikarutwa no kuhabwa yakoze neza kugenda. Yahabaga nk'ishusho. Ubwo urumva atarageze neza kuba yaragiye? Cyane rwose. Ko n'ubundi kuba hari ntacyo amaze mbeta yagenda. Mama yaravunitse bihagije, tuvunikana nawe. Ubu turi ahantu wenda nubwo bitari byasobanuka ko turi ahantu hasa neza, wenda uko navuga. Muratuye ntabwo mukodesha? Yego. Turahinga tukeza, ariko mama yaravunitse. Nawe ubu ahageze nanjye ubu nari nzi yuko hari njye ngomba kugira icyo nakora nkamusajisha, ariko biragenda byanga, ariko nizeye ko bizakunda. Ntabwo bizanga, bizakunda, kubera ko iyo urebye aho wavuye ukareba n'aho ugeze, ntekereza ko byakabaye biguha icyizere cy'uko n'ejo ari heza. Cyane ko n'ubu umwana agiye kujya segonderi, ngiye guhura n'urugamba rukaze. Ngiye guhura n'urugamba, ariko nzarurwana kigabo. Nzarurwana kigabo. Imana izagenda imfasha. Izagushoboza. Izagushoboza kubera ko ibyo yakoze ibyo byari bikomeye kurenzaho. Uzi kureba umwana ari uruhinja. Ari uruhinja. Noneho ubu ngubu aho amaze kumenyera ubwenge se niho bitagufasha. Yagufasha rwose. Humura, humura, Imana izagufasha kandi izagenda ibigenza neza. Ntago ejo ntabwo tuba tuzi icyo haduhishiye. Njya numva bavuga ngo ejo ngo ni heza. Ejo heza. Ngo ejo ni heza. Washiye. Nanjye niha icyizere ko ejo hazambera hazima. Ejo ni heza rwose, kandi njye niba ufite intego. Ufite intego kubera ko byose wanyuzemo. Iyo uza kuba umuntu udafite intego, ufite gucika intege, hari igihe wari kuba utarareze umwana wawe ngo umukuze, ujya wumva hano bafata abantu bakajya kubajugunya kwa se, ukagenda ukamuta nko kuri iryo duka rigiye ukamuta yo kwigendera, ariko we warahatanye. Uhatana, umwana wawe umunambaho, uramurira, n'ubu ngubu warakuze. Nimba ari umuntu ndeba nkabona binshimishije, umwana wanjye ndamurira nkumva ndishimye. Ndetse naruhiye ubusa. Nanjye nkihipeti nkavuga ngaho. Kwigurira akantu. Ubu ngubu ndi guharanira ko aziga akarangiza segonderi, amashuri ngiye ntize. Umwana akayiga. Wazayiga. Imana izabimfashamo. Josiane, wakoze cyane kudusura rero. Nawe mwakoze kunyakira. Yego. Kandi Imana ibahe umugisha. Kuri nawe uguhe. Hanyuma n'abantu badukurikiye, Josiane mwamwumvishe kandi ndatekereza ko hari icyo mwamwigiyeho. Hari aho yavuye, hari n'aho yageze, kandi ubu ngubu ni umukobwa, ni umudamu witeje imbere, ufite urugendo rutoroshye, ariko kandi rurimo isomo, rurimo ubuhamya bukomeye. Ntekereza ko buri muntu wese agomba kwigiraho, yaba ku babyeyi babona abana babo batwite bakabatererana,
urumva ko mama Josiane ntabwo yazamuterera ntabwo yamubaye hafi aramufasha arakurerera arakwemerera uva Kamonyi uzi Kigali gushaka akazi kandi ugasubirayo kubasura. Njya kubasura kumbe nta nubwo njya mara amezi 2 ntarajyayo utagiyeyo. Urumva ko na mama wawe ni isomo kubera ko yakubaniye neza aragufasha. Hari ababyeyi tujya tumva umwana wabo batwita bakamwanga bakamujugunya bakamutoteza. Ya mama nta kintu namushinza abyumve nta kintu namushinza uko biri kose Imana nayo ndakeka izamuha iherezo ryiza. Yakoze ibyo yagomba gukora nk'umubyeyi. Yego. Hanyuma kandi nawe wamubereye umwana mwiza. Ntekereza ko iyo aza kuba hari ukundi kuntu akuzi ko ufite ingeso mbi witwara nabi kukumva byari kumugora. Ariko kubera ko arazi ko umwana mwiza witonda ufite ingeso nziza impamvu byamworohera akavuga ati ko byamera kose nubwo byagenze gutya ariko ntago nsanzwe muzi muri ubu buryo. Ubaka kanya yo ageze nk'ikibazo akambwira ati mwana wanjye mfite ikibazo kimeze gutya uko nshobojwe ndabikora avuga ati se kari umubyeyi nubwo wenda nta kintu kirenze mfite nabasha kumuha ariko ndamuha uko mfite. Nanjye yambwiye ikibazo ntabwo mbyirengagiza. Yego. Niyo ambwiye nta kintu mfite nta mafaranga mfite ndihangana nkashaka bagenzi banjye nkabaguza nkamwoherereza nkazabishyura nyuma nawe kandi ababizi ko rega ntacyo umwima. Arabizi pe arabizi nta kintu namushinza nta kintu yanshinza. Hanyuma reka tubashimire abantu mwadukurikiye kuri Aridua. Nizere ko Josiane mwamubonye mwamwumvishe hari isomo mwakuyemo muri ubu buzima kubera ko nicyo tugambiriye. Niyo target y'iki kiganiro no kugira ngo dufatanye twungurane ibitekerezo tugirane inama ndetse tuzamurane mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nanabashishikariza gukora subscribe kugira ngo mukomeze mubone ibindi biganiro cyadushyiraho ni kuwa mbere no kuwa kane. Mwakoze cyane kudukurikira rero ikiganiro naho ubutaha. Bye bye.